Yes, bakunzi ba Rwanda Magazine ndetse na EM Sport, reka tubaha ikaze. Duhagaze hano kuri Kigali Press Stadium, aho navuga ko uyu munsi ari bwo shampiyona twavuga ko ari bwo igiye gutangira. Ni Kiyovu Sport ndetse na Rayon Sport zigiye gucakirana ku mukanya ku isaha isa 12. Ngira ngo muri kureba ukuntu haba Kiyovu Sport abakinnyi bari kugenda binjira ndetse no ku ruhande rwa Rayon Sport. Rero tugiye kubakurikiranira akantu ku kandi hagati ya Rayon Sport ndetse na Kiyovu Sport. Ngira ngo Kiyovu Sport ni ekipe yiganjemo umubare w'abarundi cyane. Rayon Sport aho bavuga bati 11 n'abazungu, aho mugenda mubibona ukuntu bagenda basesekara hano. Tugiye kubakurikiranira akantu ku kandi kuri match zigiye kubera hano, aho harimo Polisi ndetse na Rutsiro. Bivuze ngo match ya Rutsiro iravamo dukurikizaho Kiyovu Sport ndetse na Rayon Sport. Rero turi buze kubaganiriza, turajya ku ruhande tuganiriza abafana, tubabaze imva mutima, turebe se koko ya gahunda yabo kutaza barayikomeje, ariko ikizere urabona muri stade harimo abafana. Rero nka Rwanda Magazine ndetse na EM Sport tugiye kubakurikiranira akantu ku kandi. Highlight nziza ni hano ndetse na video nziza ni hano. Yes, ngira ngo murabibona abatoza ba Rayon Sport nibo babanje gusesekara hano kuri Kigali Press Stadium. Murababona muri Pirius imbere Rotifi, aho twaye n'umwungiririza wiwe, bose babarabu kabisa. Mukanya tugiye kureba icyo bita umupira, nyuma yuko aperi igaritswe. Abaheyo rwose baravuga bati wewe ibyishimo turi bukure kuri Kiyovu, aho tutaramenya Mugemana aho aherereye, niba azagaruka kuvura Rayon Sport ntiturabimenya. Hasigaye hakunda kugaragara uyu nguyu, murababona kabisa, uyu niwe usigaye uri official Dr. wa Rayon Sport. Ni Prince ugenda umusuhuza, usigaye ushinzwe security cyane ku kibuga, ku mikino Rayon Sport iba yakiriye. Bagenda baganira gake. Turi nguyu photographe Derife kubutse mu Mavubi muri Afrika y'Epfo ndetse no muri Nigeria. Ahora mubona bagenda muri Benz nziza cyane. Tugiye kureba umupira uryoshye kabisa, tugiye kureba match iryoshye hano kuri Kigali Press Stadium hagati ya Kiyovu Sport na Rayon Sport. Uri butangire ku isaha isa 12 kwitara kabisa, kwitara. Tutegereje kureba niba wa mugambi w'abafana ba Rayon Sport bari bukomeze koko, bari buze cyangwa ari gahunda ari yayindi ari gukanda akanyenyeri. Ramona Rotifi mu gashati keza cyane kabisa, yajyaga akunda gutebya ti muri mukura rwose ndashonje. Kuva yaza muri Rayon uramubona sika yahindura imyenda, amubona kabisa. Uyu w'imbere no mutoza wungirije wambaye Rayon Sport, uriya ni Rotifi, uriya no Murundi nawe ubungirije. Abo bagenda baza gake kabisa. Krista ko isohotse mora Kiyovu Sport nayo irahasesekaye. Ngiyo Kiyovu Sport irahasesekaye kabisa, yiganjemo umubare munini cyane w'abarundi. Twegera inyuma kugira ngo tubigiye gusa nk'ibigoranye, kugira ngo turebe kabisa. Dore ngabo bahagereye rimwe, sinzi bahagere rimwe. Urabona inyuma ngiyo Rayon Sport kabisa, bose baje mu makwasteri. Murabona Rayon Sport irasa neza cyane, Kiyovu Sport irasa neza. Reka turebe kabisa, turebe. Iyi ni Kiyovu Sport ibanje gusohoka mu modoka. Dore ngabo, dore ngo Jihad arasohotse. Iyo kabisa Rayon Sport, iyo Rayon Sport kabisa mu myenda myiza y'umweru, jezi zisa neza cyane. Reka basohoke tugende tubabwira izina umukinnyi ku wundi.
cyonzi cyo umuriro ugiye kwaka kabisa, umuriro ugiye kwaka i Nyarugenge. Ndababona ba Messi, ndababona ba Serumogo Ali Omar ari nawe kapiteni wa Rayon Sport. Dore nguwo uwa mbere arasohotse, Ishimwe Fisto, habanjemo Jean Paul akaba ari ubanje gusohoka. Dore nguwo mujyanama manager akaba arasohotse. Dore nguwo Jean Paul akaba ari umushoferi ukunda kubatwara. Nguwo ngabo bagenda basohoka. Nguyo Youssou Diagne akaba nawe asohotse. Dore nguwo Messi akaba nawe asohotse aseka cyane. Nguwo Azizi Basane ushobora no kudakina kuko mu myitozo ntago yagiye agaragara cyane. Nguwo Adama Bagayogo murekuteri. Dore nguwo Pavel Nzira sohoka gakeya. Dore nawe ni kit manager wa Rayon Sport. Dore nguwo Ntarindwa Aimable. Dore nguwo Sefu nawe asohoka neza. Ubona Rayon Sport isa neza kabisa, yambaye imyenda mishyashya, urabona barasa neza. Dore nguwo Serumogo Ali Omar, ndizera ko uyu munsi. Dore nguwo gatatu nawe akaba asohotse. Dore nguwo Richard nawe asohoka. Dore nguwo Yves ataka internationali arasohotse. Dore nguwo Ishimwe Fisto nawe asohoka. Dore nguyu Abedi. Dore nguwo umwana muto ya Jijas nawe asohokamo. Dore nguwo Kabanga asohoka. Tugiye kureba match iryoshye cyane. Mu bakinnyi ntarimo ndabona, urabona ko Mohamed Sheri atagaragaye. Dore nguwo Idrissa Koyate umuzamu wa Rayon Sport, bivugwa ko ashobora no kuba uwa kabiri. Rutahizamu. Dore nguwo rero Rutahizamu w'umurundi ejo bundi wakumvetse bavuga bati Asumani uyu munsi niho tugiye kumutegera. Dore usohotse nyuma mwana Asumani mu nyogosho nziza cyane kabisa, ubona bareyo bamwitezeho ibintu bikomeye cyane uyu munsi. Bavuga bati reka tumurebe, twaramubonye kuri match we ya Vipers, ariko reka uyu munsi tuje kumureba. Niho bamutegeye uyu munsi, bishobora kuba ari ibirori. Reka turabakurikiranira akantu ku kandi, highlight nziza, udushya tw'abafana turaba tubabebereye kuva ku munota wa mbere. La Gloire Trading Limited yo ntikwereka inkongoro gusa, ahubwo ikwereka abo yareze. Uzarebaho amakaro yayo yubatse, ubwiza bwaho buzakwereka ikinyuranyo. Ni mu gihe kandi nihagarariye Goodwill yo mu Bushinwa na Somani yo mu Buhinde, ibihangange byahegitse izindi nganda zikishakisha. Inyubako zanyu rero nimuziha agaciro, mwubakisha amakaro ya La Gloire Trading Limited akomeye, adacuya, indahangarwa mu guhangana n'ubukonje, humidité. Dusanga mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa munsi yo kwa Rwahama imbere y'ishuri Remera Catholique. La Gloire Trading Limited, good tiles, good price.